Murahoneza nshuti bakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Igihe cyo guhindura amashami umutekano n'igisirikare mu karere kacu ka Afrika y'Iburasirazuba kirageze. Umugabo twe tumenyereye cyane hano mu Rwanda mu nzego z'itangazamakuru rya gisirikare, Brigadier General Ronald Rwivanga amaze gufata inshingano zikomeye cyane kandi zizanye impinduka zikomeye mu mutekano w'akarere kose. Tugiye kurebera hamwe iki imyanya mishya ivuze, imbogamizi zikomeye cyane zimutegereje Nairobi muri Kenya, ndetse n'impamvu y'umuhango wabereye Kampala muri Uganda uhinduye amateka yo kwitegura gutabara ku nzego z'umutekano muri kano karere. Gumana nanjye rero kuko iyi nkuru tugiye kuyisesengura mu buryo burambuye kandi muri mirwacu rw'ikinyarwanda, twirinda imvugo z'amahanga zigoranye kugira ngo buri wese asobanukirwe neza uko ibintu byifashe. Kwa gatatu tariki 20 Gicurasi mu mwaka 2026 hari ku munsi w'ejo i Kampala mu gihugu cya Uganda habaye umuhango ukomeye cyane kandi w'amateka mu rwego rwa gisirikare n'umutekano muri kano karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Uyu muhango wabereye ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ingabo n'abahoze mu ngabo za Uganda giherereye Imbuya mu mujyi wa Kampala. Hari hateraniye abayobozi bakuru b'ingabo, abadiplomate ndetse n'abashinzwe umutekano mu karere kose baje kwitabira ihererekanya bubasha ry'inshingano z'umuyobozi mukuru w'urwego rukuriye umutwe w'ingabo z'ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye ari rwo bita Eastern African Standby Force cyangwa mu mine EASF. Muri uyu muhango Brigadier General Ronald Rwivanga uturuka mu gihugu cy'u Rwanda yarahiye inshingano nshya zo ku muyobozi mukuru w'urwego asimbuye ku mugaragaro Brigadier General ucyuye igihe wo mu ngabo za Kenya Paul Kahuria Njema ubu wamaze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Brigadier General Retired Paul Kahuria Njema yari amaze imyaka 3 yose ari ku nshingano nk'umuyobozi w'isekretariya cyangwa urwego rukuriye uyu mutwe w'ingabo, akaba yaragaragaje umuhate ukomeye. Ibiro bishya bya Brigadier General Ronald Rwivanga ntabwo bizaba biri Kampala aho umuhango wabereye, ahubwo azakomereza mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya, ari naho icyicaro gikuru cy'isekretariya ya East African Standby Force giherereye. Nubwo uyu musirikare mukuru w'u Rwanda yahawe izi nshingano mu mpera z'umwaka ushize 2025, imirimo ye n'amasezerano ye byagombaga gutangira ku mugaragaro muri uku kwezi kwa Gicurasi ku mwaka wa 2026, ari nayo mpamvu ihererekanya bubasha ryamaze kuba ndetse n'akazi kagahita gatangira ubu tuvugana. Uyu muhango ukomeye cyane wari uyobowe kandi uhagarariwe na Minisitiri w'Ingabo n'abahoze mu ngabo mu gihugu cya Uganda Jacob Maxson Oboth. Uyu muyobozi ntabwo yaraho nk'umuyobozi wa Uganda gusa, ahubwo ni nawe usanzwe ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'inama y'abaminisitiri ruyobora kandi rugenzura uyu muryango wa East African Standby Force mu karere. Mu ijambo rye rirambuye Minisitiri Jacob Maxson Oboth yashimye cyane arata n'uburyo mu buryo bwiza cyangwa bushimishije Brigadier General Paul Kahuria Njema wacyuye igihe ko yayoboye mu buryo bwiza uru rwego mu gihe cy'imyaka 3 ishize. Yavuze ko muri manda ye uyu musirikare wo muri Kenya yashoboye kubaka uru rwego kugira ngo imiyoborere ihame kandi rugacunga mu buryo buciye mu mucyo umutungo warwo n'ibindi bikoresho byose rufite. Minisitiri Oboth yashimangiye ko uyu muyobozi ucyuye igihe yashyize imbaraga mu kubaka inkingi z'ingenzi zigize gahunda nshya y'ibikorwa bya East African Standby Force, aho yagize ati umuhate wawe waranzwe no kwiyemeza mu nkingi z'ingenzi z'umuryango wacu kandi washyizeho uburyo bugaragara butuma izi nkingi zidasobanuka gusa mu magambo, ahubwo zishyirwa mu bikorwa mu igenamigambi rya buri munsi. Ibi rero bishatse kuvuga ko ucyuye igihe asize umuryango uri ku murongo mwiza w'imiyoborere ifatika kandi ihamye. Ariko rero nubwo hari amashimwe menshi umuyobozi mushya Brigadier General Ronald Rwivanga ntabwo aje mu mukino woroshye. Minisitiri w'Ingabo wa Uganda Jacob Maxson Oboth
ntabwo yari yiminwa mu kugaragaza imbogamizi zikomeye zitegereje umuryango muri iki gihe. Yavuze ko umuyobozi mushya aje gusimbura umuntu wasize ibikorwa bikomeye cyane, bityo akaba agomba kwitegura guhura n'izindi nshingano zitoroshye ndetse n'icyizere kinini cyane abaturage n'ibihugu bafitiye uru rwego. Kimwe mu bintu bikomeye cyane cyazanwe mu biganiro ni ikibazo cy'amikoro n'inkunga z'amahanga. Minisitiri Oboth yavuze ko muri iki gihe bamwe mu bafatanyabikorwa b'abanyamahanga b'abaterankunga bafataga hafi amikoro yose, barimo nk'iyitwa African Peace and Security Architecture Support Program n'abandi baterankunga mpuzamahanga bafashe umwanzuro wo kugabanya cyangwa guhagarika inkunga zabo. Ibi bishatse kuvuga iki? Bivuze ko uru rwego rwa East African Standby Force rugomba gushaka ubundi buryo bwo gushaka mikoro imbere mu bihugu binyamuryango kugira ngo rwirememo ubushobozi bwo kwihaza badasabirije hanze. Hano rero niho Minisitiri Oboth yasabye Brigadier General Ronald Rwivanga gukoresha ubuhanga bwe, ubwenge ndetse n'ubunararibonye kugira ngo abone yakuye n'ubuhanga, ubwenge n'ubunararibonye yakuye mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'imyitwarire myiza, udushya no kongera kubaka inzego zasenyutse cyangwa zisenye, kugira ngo ashishikarize ibihugu binyamuryango gutanga imisanzu yabyo ku gihe. Yavuze ko isi y'uyu munsi isaba ibihugu n'imiryango kwihaza no kwishakamo ibisubizo aho guhora bategereje imfashanyo z'abazungu cyangwa abanyamahanga. Ikindi kintu kibanzweho cyane ni ishusho y'uyu muryango mu baturage. Minisitiri Oboth yavuze ko abantu benshi mu karere bakunze kwibaza bati, ese uyu mutwe w'ingabo zihora ziteguye gutabara, ugenda utabara koko cyangwa ni amagambo gusa? Ese bahora bategereje iki cyangwa hari icyo bakora? Yabwiye Rwivanga ko agomba guhindura iri jambo akemeza abaturage ko uru rwego rufite ibikorwa bishingiye ku kuri kandi ko bafite ubushobozi bwo gutanga umutekano n'umusaruro ufatika mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu ijambo rye ryo kwakira inshingano nshya, Brigadier General Ronald Rwivanga yagaragaje ko asobanukiwe neza n'uburemere bw'inshingano ahawe. Yasezeranyije abari mu muhango ndetse n'akarere kose ko mu miyoborere ye azashyira imbere gukorera mu mucyo w'ubunyamwuga ndetse no kubazwa inshingano mu byo akora byose. Yavuze ko guhabwa izi nshingano ari icyubahiro gikomeye cyane kuri we, ariko kandi akaba ari n'inshingano ikomeye cyane yo gukorera akarere mu rwego rwo guteza imbere amahoro n'umutekano rusange ku baturage. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko umutekano wo muri Afurika muri iki gihe uhinduka cyane kandi vuba cyane, kandi ko haza n'ibyaha bishya ndetse n'iterabwoba riri guhindura isura. Yavuze ko mu nshingano ze azibanda cyane ku kurwanya iterabwoba, imitwe y'abahezanguni bakoresha urugomo, ibyaha bikoresha ikoranabuhanga n'imbuga za interinete, ihinduka ry'ubutegetsi rinyuranyije n'amategeko nko guhirika ubutegetsi mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibibazo by'ubutabazi. Yavuze kandi ijambo rikomeye cyane, East African Standby Force igomba kurenga ibyo kurwara intambara gusa cyangwa kugarura amahoro mu gisirikare, ahubwo ikaba hafi y'abaturage mu gihe cy'ibiza by'ibidukikije, nko mu gihe cy'imyuzure ikomeye, amapfa, imitingito y'isi cyangwa ibyorezo by'indwara nka Ebola n'izindi. Yavuze ko uru rwego rugomba kuba rwiteguye gufasha ibihugu mu bihe bigoranye kugira ngo abaturage bagirire uru rwego icyizere mu buryo busesuye, bityo ishusho ya East African Standby Force iba ishusho y'umuryango wita ku mutekano w'ikiremwa muntu wose, ntabwo ari mu bijyanye n'amasasu gusa. Kugira ngo abumva neza aya makuru bamenye neza uburemere bw'iyi nkuru, reka tugaruke inyuma gato tugaragaze icyo uyu muryango wa East African Standby Force ari cyo n'uburyo bwiza cyangwa uburyo bwa nyabwo uteye. Umutwe w'ingabo z'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara, East African Standby Force ni umwe mu mitwe 5 y'ingabo z'akarere zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe zashyiriweho gushyigikira
ibikorwa by'amahoro, gukumira amakimbirane, gutanga ubutabazi mu gihe cy'ibiza ndetse n'izindi nshingano z'umutekano muri kano karere kacu. Uyu muryango ntabwo ugizwe n'abasirikare gusa nk'uko abantu benshi babyibaza, ugizwe n'inkingi eshatu z'ingenzi zikora mu buryo bwuzuzanya. Inkingi ya mbere ni igisirikare, inkingi ya kabiri ni polisi, naho inkingi ya gatatu ni abasivili bafite ubumenyi bwasabwa mu gihe cy'ubutabazi cyangwa ishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'amahoro. Uyu muryango ugizwe n'ibihugu 10 byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'ibirwa bituriye kano karere. Ibyo bihugu ni Uburundi, ibirwa bya Komore, Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, ibirwa bya Seychelles, Somali, Sudani ndetse n'igihugu cya Uganda cyakiriye uyu muhango. Ibihugu byose rero bifite inshingano zo gutanga abasirikare, abapolisi n'abasivili bahora ku murongo biteguye gutabara igihe cyose icyo ari cyo cyose hashobora kuvuka ibibazo by'umutekano cyangwa ibiza mu gihugu kimwe cyangwa byinshi muri ibi bihugu 10. Kuba Brigadier General Mbabarire, Brigadier General Ronald Rwivanga yarashinzwe cyangwa yarashyizwe mu nshingano nk'izi z'akarere kose ntabwo byaje ku bw'amahirwe gusa, ahubwo bishingiye ku mateka ye maremare n'ubunararibonye bukomeye afite mu nzego z'umutekano n'imyitwarire ya gisirikare. Abenshi mu Rwanda cyangwa abakurikirana amakuru yo mu karere bamuzi cyane nk'umuntu w'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF. Inshingano yatangiye neza mu mwaka wa 2020 kugeza mu minsi yashize. Muri uyu mwanya umuvugizi w'ingabo yamenyekanye cyane mu gusobanura neza ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda, haba mu mutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'ibikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu bya kure nka Mozambique na Centrafrica. Mbere yuko aba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, Brigadier General Ronald Rwivanga yari asanzwe ari umuhuzabikorwa w'amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda riherereye i Nyakinama mu karere ka Musanze. Ibi bishatse kuvuga ko ari umugabo w'inzobere mu by'uburezi bwa gisirikare, uzi neza uburyo bwo gupanga amayeri y'intambara, igenamigambi n'uburyo inzego z'umutekano zigomba gukorana. Izi nshingano ze rero nshya zaje gushimangirwa n'abantu benshi batandukanye bazi iby'umutekano mu karere. Nk'urugero, umunyamakuru n'umusesenguzi mu by'umutekano Chris Magezi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yashimiye cyane uyu musirikare w'u Rwanda, ashimangira ko afite ibyangombwa byose n'ubushobozi bw'imiyoborere bikenewe kugira ngo akomeze East African Standby Force, ayigire umutwe ukomeye kandi urangwamo inshingano zinyuranye mu gushimangira amahoro, umutekano n'ubutabazi mu karere kose. Nshuti bakunzi rero ba Pilot News TV, iyi niyo nkuru irambuye yitangira ry'imirimo mishya ya Brigadier General Ronald Rwivanga n'ihererekanya bubasha ryabaye i Kampala muri Uganda. Turakomeza gukurikirana hafi iby'iyi sekretariya nshya iri Nairobi muri Kenya n'uburyo uyu muyobozi mushya azahangana n'ibibazo bya mikoro n'umutekano muri kano karere. Ese mwebwe mubonye mwatekereza iki kuri izi nshingano nshya uyu musirikare w'u Rwanda yahawe? Ese mutekereza ko ibihugu 10 bigize uyu muryango bizaheraho bikabyaza umusaruro ubuyobozi bushya mu kwishakamo amikoro batagendeye ku baterankunga b'abazungu? Mutanga ibitekerezo byanyu hasi muri comment section down below nk'uko tubimenyereye aho tugenda tuganira hasi habugenewe, ubundi munaryoherwa n'amakuru yacu. Kandi ntibibagirwe gukora subscribe niba utarabikora no gukanda ku nzogera kugira ngo udacikwa amakuru yacu n'isesengura rikomeye rya buri munsi tugenda tubagezeho. Mwakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.